Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana cyane kubera ko iduhaye umugisha wo kongera guhura kuri ino cyano kugira ngo tuganire. Karumere TV. Amazina ni Bishop Dr. Sakindi Claude, umuyobozi w'itorero rya Restoration of Karumere Pentecostal Ministries rikorera Uganda, Kampala, Nansana. Tukaba dushima Imana ko umurimo w'Imana urimo gukorwa neza kandi urimo gutera imbere mu izina rya Yesu. Turashima Imana cyane yatugiriye icyizere ikadushinga umurimo udasanzwe utagira amanda badatorerwa, ahubwo iyaremye ijuru n'isi ari yiwudutorera. Kandi ashima Imana ko yandemye mu buryo butangaje. So ndashima Imana kuri byinshi cyane, dufite impamvu zo kwishima. Uyu munsi nifuje kugira ngo tuganire ku bintu bitatu biboneka muri Bibiliya bifite amasezerano akomeye cyane. Amasezerano akomeye cyane ku buryo ubaye uri muri kimwe muri ibyo waba ufite ubudahangarwa none ukanabusobanukirwa. Ndifuza kuvuga ibyo bintu bidasanzwe. Impamvu nshaka no kubivugaho nubwo uyu munsi nshaka kubivugaho mu ncamake, ariko kubera ko Imana iduhaye umugisha tukadufite ino cyano, nzabisobanura mu buryo bugari kandi bwagutse ku buryo umuntu wese azabisobanukirwa. Nzagerageza bisobanuriho neza. Ndashaka kuvuga cyane cyane kuri Isiraheli, numvuge kuri Bibiliya, then mvuge no kwitorero. Ibyo bintu ni ibintu bitatu bifite insurance y'ijambo ry'Imana muri Bibiliya. No kuvuga ngo hari icyo byavuzweho noneho n'amateka yabyo, ko ni ibintu bitinze cyane. Wenda icyaje nyuma ni itorero niko tubivuga, ariko ku Mana ntiryaje mbere, ntiryaje nyuma, naryo ni irya kera ukurikije uko Bibiliya irivugaho. Isezerano rya Bibiliya, isezerano ry'Imana ku itorero ryabayeho mbere nuko n'isi baho, kuko Imana yatumenye kera tutarabaho. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe cyane kuvuga kuri ibyo bintu bitatu, kandi nizera neza ko nzabyagura kuko ni binini cyane kuruta uko twe tubivuga tunabitekereza. Bifite imvugo Imana yabivuzeho ku buryo muri ibyo bintu uko ari bitatu iyo bikozweho Imana igira reaction, igaragaza amarangamutima. Kuri Isiraheli Imana igaragaza amarangamutima, ku ijambo ryayo Imana igaragaza amarangamutima, hanyuma no ku itorero Imana igaragaza amarangamutima. Ibyo bintu uko ari bitatu ni ibintu Imana yavuzeho ku buryo kubikoraho bishobora kukugiraho ingaruka. Yesu ashimwe cyane. Kuri ibyo bintu bitatu ntabwo ndimo kwigisha amateka gusa, ariko hari uburyo ushobora kubimenya neza kandi bikagufasha. Urugero kandi uvuge, niba ndimo kuvuga kuri ibintu bitatu ukaba ufite uruhare uri umwisiraheli, ibyo ngibyo wumve yuko ibivugwa kuri wowe biremereye kandi ufite ubudahangarwa uhabwa n'ijambo. Icya kabiri, niba ufite Bibiliya ukaba uyizera, akaba ari ijambo ry'Imana wemeye, rikaba riri ku buzima bwawe uryemera, wararyakiriye muri wowe urifata nk'iry'agaciro, ibyo bintu nabyo umenye yuko ibyo ufite ibyo ugari ubutunzi buteye ubwoba burenze uko ubitekereza. Utunze ibyo utazi, mu yandi magambo. Yesu ashimwe. Icya gatatu ni itorero. Niba uri pate, uri umwe mu itorero, ukaba ugizwe uri umwe mu rugingo rw'itorero, urutorero ukaba uririmo imbere, ni ukuvuga ngo uri mu budahangarwa, uri ahantu haremereye, uri ahantu hakenewe, uri ahantu hasobanutse, uri ahantu hazima, hari ibyo urusha abandi baremwe n'ibindi biremwa. Kubera yuko nkurikije uko ngiye kubivugaho mu ncamake, ntabwo ndibuvugaho cyane, ariko isezerano mbasezanije nzasobanura ibyo bintu uko ari bitatu mu buryo bwagutse mu gihe tugiye kuba turi kumwe mu gihe kiri imbere. Uzankurikirane. Yesu ashimwe cyane. Iyo turimo gusoma kuri Isiraheli dufite Bibiliya, igihe Bibiliya yacu hano igitabo cy'Itangiriro, ngiye gusoma ibice 12 n'umurongo wa 3, nindangiza ndasoma Yeremiya, hanyuma nindangiza nsobanuriho mu ncamake, hanyuma ngusobanure ku bigendanye na Isiraheli.
Imana ihamagara Aburahamu yavuze ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe ni mu miryango yose yo mu isi izaherwa umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Iri jambo riraremeye, ni rigufiya, ni umurongo umwe. N'Imana yabivuze ibibwira Aburahamu ari ahantu muri Uru y'Abakaludaya. Mu Uru y'Abakaludaya ahantu yakuwe ni igihugu ni muri Irani, ni muri Iraq, ahantu mu bice bya Basra mu majyepfo ya Irani. Ni igice kiriho Aburahamu yakomoka iyo ngiyo. Niyo yavanywe mu bantu basengaga ibigirwamana, basengaga ibishushanyo. Imana imuvanayo, yemeza ihitamo kumuha ikindi gihugu cyari kimwe n'abandi bantu b'abapagani, kuko Imana ari umuremyi wa byose. Ihitamo gufata gahunda nshya, ihitamo kuvanaho abo bantu, ihitamo gutoranya Aburahamu, irahamuha abantu miliyoni zirapfa kugira ngo ihatuze umuntu yatoranije, uwo yabonaga in future azaba ari umugisha ku bantu bose no mu bihe byose. Yesu ashimwe cyane. Noneho umva isezerano riremereye cyane yamubwiye, magambo Imana yabwiye Aburahamu mu masezerano ya mbere, yamubwiye ngo kandi nzaha umugisha abazakwifuriza umugisha. Iryo ni ijambo rikomeye. Icya kabiri, kandi uzakuvuma nawe azagira ibibazo. Ibyo ni ikindi, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahebwa umugisha. Umugisha w'Imana, umugisha ufite gahunda, umugisha uri muri Aburahamu, isi yose kandi ibihe byose. Iri ni isezerano ridakuka. Ibi byabwiwe Aburahamu atarava muri Uru y'Abakaludaya. Ni non-conditional promise, ni amasezerano aba adafite ikindi kiyahagarara imbere. Ni isezerano ridakuka, ridahinduka, ridafite ikirivanaho, ikirirwanya ngo ribe ryavaho. Ni isezerano Imana itabwiye Aburahamu ngo nudasenga nzabigenza burya. Ni isezerano ri permanent, isi ntiyavaho, ijuru ntiryavaho, ibyo bidasohoye, kuko ntabwo Imana yamuhaye condition ngo imubwire ngo nibigenza burya bizagenda burya, nibigenda burya. Yamubwiye ngo uzakuvuma nzamuvuma, full stop. Uzaguhesha umugisha nzawumuhesha. Ibyo nuko bimeze. Uzakwanga ni mu yandi magambo nuko biteye. Iyo ni Isiraheli. Isiraheli muri Yesaya, yo dusomye igitabo cya Yeremiya ibice 31, hariho amagambo yandi ngiye gusoma kugira ngo nsoze kuri iyo ngingo, kuko nababwiye yuko nzabisobanura mu buryo bwagutse no mu gihe kiri imbere. Umva ko hameze. Uwiteka yambonekeye kera ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Uwiteka yambonekeye cyane ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo Imana yabwiye Yeremiya, ariko yavugaga kuri Isiraheli. Ntabwo ari general promise ku bantu bose. Nubwo twebwe muri application natwe tubifata nk'itorero, iyo tumaze kwinjira mu itorero tuba tubayabuzukuru ba Aburahamu, then ayo masezerano natwe abayacu. Twakunzwe urukundo ruhoraho. Isiraheli niyo yarimo kubwirwa muri iki gihe cya Yeremiya, iravuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye nkukuruzi neza yanjye nkakwiyegereza. Imana yakunze Isiraheli urukundo ruhoraho. Hari ikindi navuze, iyo ni Isiraheli. Mfite ibyanditswe byinshi nzabasomera mbere ku buryo Imana yakunze Isiraheli mu buryo budasanzwe. Noneho ntago hari aho nshaka aho ndashaka kuvaho, hanyuma nkubwira no ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ikintu njya mbona abantu kuri WhatsApp no kuri social media bavuga ngo Bibiliya ngo izahinduka, ngo hari papa ngo arenda guhindura Bibiliya, ngo ibintu nk'ibyo, ngo ndetse hari n'abandi bigeze kugira abantu inama ngo nibasome Bibiliya cyane, ngo bayifate mu mutwe, ngo ko Bibiliya yenda guhinduka, ngo Bibiliya yenda gukurwaho, ngo nuko hari umurongo abantu basomye bafata nabi, ngo nuko kuko abantu ngo bazatungwa n'amazi bivomeye. Reka ibyo bintu ntago ari ukuri, ibyo ni ibinyoma. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Umva isezerano rivuga kuri Bibiliya mwene data. Niba uri umwe mu basomyi ba Bibiliya, amagambo ya Bibiliya, ijambo rya Bibiliya, nta muntu, nta papa, nta Kayizari. Hari abantu benshi of course nidutindana nzababwira bagerageje kurwanya Bibiliya ariko ntibabishoboye, bafite n'imbaraga.
batakoresheje amagambo, bakoresheje uburyo bwose n'intwaro, but they failed, barananiwe. Umva hano kuntu Yesu abivuga Matayo 5:18. We nakasoma byinshi ariko reka nsome iryo jambo gusa. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho ibyo bizarangirira. Nukuzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Umva hano umurongo wa 18 nkusubirimo. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato. Bene data abo turimo kuganira uyu munsi mu kunyumva, ntuzigere ugira impungenge z'ijambo ry'Imana. Iyo bavuga amategeko mu isezerano rya kera, ijambo Bibiliya ni ijambo riva mu gitabo mu rurimi rw'ikigihe cy'isobanuye Biblos. Biblos isobanuye igitabo. Mu isezerano rya kera rero iyo bavugaga amategeko baba bavuze Bibiliya. Twebwe tubyita igitabo kera mu rurimi rwacu, mu kigiriki ni Bibiliya nangwa se Biblos, ni igitabo cy'amategeko, igitabo kera. Iyi Bibiliya rero Yesu yaravuze ngo ijuru n'isi. Mu gihe cyose uzaba ureba isi, ureba ijuru rigihari, uzamenye ko Bibiliya igihari. Ko Yesu yavuze yuko byibura ijuru n'isi byavaho bikayisigaho, ntihaveho n'akadomo. Uyu munsi rero iyo utangiye kubwira abantu ngo hari abantu benda kuyihindura abandi, ntabwo uri umukristo. Niba uri umukristo wizeye ijambo ry'Imana, menya yuko iri ni ijambo ry'Imana ridakorwaho, ritazunguzwaho, ridahindurwaho, ritanyegenyezwa. Uritunze urutoki umwuka wahera, utunze Bibiliya urutoki. Nyine hari ababivuga Imana ikabihorera kuko irabareka ikabona n'abapfapfa n'ibigoryi ntacyo biyitwaye, kuko abayirwanije bose n'abanero barapfuye bayisigaho. No mu gihe cya Yeremiya abantu bagerageje gutwika ibitabo byarabananiye. Nyuma yaho I want to tell you, ijambo ry'Imana rifite power, rifite imbaraga ntirizashiraho. Ibyo nshaka kuvuga ndabikubwira mu kanya. Yesu yavuze yuko ijuru n'isi bizashiraho, ariko ijambo ry'Imana ritazavaho. Nashatse kubabwira yuko twizeye ibintu bikomeye, bitanyeganyezwa, bitazunguzwa. Ijambo ry'Imana ntirikurwaho. Bwana sifuye sana. Reka nongeye mbabwire icya gatatu. Icya gatatu ni itorero. Itorero riri mu gice cya 16 mu wa 18, aho niho Pawulo ameni Yesu naho adusobanurira neza. 16 umurongo wa 18 yaratubwiye ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazayishobora. Yesu ashimwe cyane. Yesu arimo kubwiriza, abigishwa barimo kuganira, maze kuhakoresha interview cyangwa se ikizame bananiwe kugisubiza. Petero ayoborwa n'umwuka wera agira ihishurirwa avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwiye ati ntabwo ari umubiri n'amaraso bibiguhishuriye, just hari izindi mbaraga. Ibyo birumvikana. None harangije aho rero Petero, ngiye kuzubaka, ndimo kubaka itorero, nzubaka itorero, I will build, nzubaka itorero ryanjye kuri uru rutare, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iri ni itorero ryarwanijwe mu mateka yose. Itorero maze imyaka 2000 ryubatswe na Kristo, ryarwanijwe kenshi mu mateka, byararwanijwe kugira ngo rikurweho completely. Hari ibintu byinshi barishinje by'ibinyoma bitari ukuri, hari uburyo basobanukiye bitari byo, bibwira ko bari mukure, ariko reka gusobanura ijambo ryiza ry'Imana. Yesu yavuze ngo n'amarembo y'ikuzimu, usibye abantu noneho, kuko abantu bafite intege nkeya. Noneho Yesu yavuze ku bantu kuko abantu bo banagerageza, barananane, ariko n'amarembo y'ikuzimu azahaguruka, shitani na Lusofero n'ingabo ze zose bazahagurukira itorero, ariko ntibazashobora. Reka nongera nkubwire ko itorero niryo rifite imbaraga Yesu yari afite. Yesu ajya kujya mu ijuru, Yesu ntabwo yatwaye impano mu ijuru,
agiye mu ijuru ntabwo yatwaye impano zikiza indwara, kuko mu ijuru nta barwayi bari. Yaravuze ngo mbahaye ubutware, mbahaye, I give you. Yesu yatanze ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Izo kandi izo yaduhaye gukandagira nibyo bya bindi bifite birwanya itorero, ariko itorero ryahawe power to crash, gukandagira inzoka na sikoropiyo n'abadayimoni. Ngo dufite ijambo, dufite imbaraga zo guhagarika no gusenya imigambi yose ya shitani. So dufite ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, niko ijambo ry'Imana rivuze. Itorero ryubatswe kuri Kristo. Yesu Kristo niwe rutare, twe turi amabuye yubakishwe ku rutare. Yesu arimo kubwira Petero ngo nzubaka itorero ryanjye kuri runo rutare. Ntabwo yavugaga Petero ko Petero si ibuye. Mu Kigiriki Petero bisobanuye ibuye. Petero ntabwo ari urutare, ni ibuye. Noneho Petrasi ni ijambo risobanuye urutare. Yesu rero is a Patros. Yesu ni Petros, then Petero ni Petero nyine ni ibuye. Hadufite Petero nk'ibuye, dufite Petros nk'urutare. Yesu ni Petrasi. Iyo usomye neza mu Kigiriki niko mwayo magambo akomoka. Yesu ni Petrasi, Petero akabibuye, niryo buye rya mbere ryarambitswe ku rutare. Ku munsi wa Pentekote itorero ritangira, message ya mbere yabwirijwe mu itorero rifungurwa, Petero nawe wayibwirije. Aribyo bisobanuye ko ari we watangije the founder, niwe wa mbere wubatse, washyize ibuye rya mbere. Ubutumwa bwa mbere bwatangije itorero Yesu yubatse itorero, arareforminga, ashyiraho umushinga, yagiye mu ijuru itaratangira. Petero arangije avuga ubutumwa bwiza bwatumye abantu 3000 binjira mu itorero umunsi umwe. Iryo torero Yesu niryo yavuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Yesu yatubwiye amagambo meza avuga ngo dore ndagiye kandi nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe ariho muba. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo sinshaka kujya kure cyane, kuko nabasezanije ko nzabisobanura mu buryo bwagutse. Umunsi umwe nzavuga kuri Israheli, wenda nyivugeho n'iminsi myinshi itandukanye n'umwe kugira ngo uyumve neza. None nagize nzavuga ku itorero, hanyuma naryo ryumve neza, kandi nzafata umwanya muremure nsomane ku ijambo ry'Imana nabyo byumve neza. Impamvu mbivuga ni iyi. Noneho reka nsoze nkubwira aya magambo. Uyu munsi niba uri umwe mu Bisiraheli, hakaba ari uvuga ngo uzasabira Israheli azaba afite umugisha. Bikore kuko ibyo bintu birimo umugisha. Gukunda Israheli is a blessing. Kuba noneho natwe abizeye Kristo nk'itorero twubatse ku musingi, ku rufatiro rwa Israheli, ko dusenga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Israheli. Yesu w'i Nazareti, ayo mazina yose ntabwo ari mu Uganda, ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ari Washington, ari muri Israheli. Ni Yesu w'i Nazareti utanga ubugingo. Yesu w'i Nazareti watanze imbaraga. Reka nkubwire rero, dufite ibintu bitatu kandi byose tubifitemo uruhare. Icya mbere, ndumwe ku muntu ushingiye kuri Israheli, kuko twushingiye ku masezerano Israheli yahawe. Urufatiro rwayo, umusingi, igikitsi twubatsweho ni umusingi wa Israheli. Rero dufite umugisha. Icya kabiri, twizeye ijambo ry'ubugingo ryavuzwe rimwe ariko rikazageza iteka ryose, ridahungabana. Igihe kimwe Imana yabwiye Yeremiya iravuga ngo ni inyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana iri inyuma y'ino Bibiliya, iri jambo ry'Imana. Niba harimo amagambo wasomye akayizera, jya amasengesho yasengeye muvuga ngo Mana wambwiye gutya, ntukavuge ko yabwiye abandi bantu. It is you, ni wowe ubwirwa. Nurangiza uvuga ngo rero Mana, ndi mu itorero ryubatswe na Kristo, ndi mu itorero ritabasha gusenywa, ndi mu itorero ritabasha guhinduka, ndi mu itorero rifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Imana yo mu ijuru izaguha umugisha kandi izakwagura. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwacu, hari umugambi w'Imana kuri wowe. Reka nkubwire ngo niba ufite uruhare kuri Israheli, ukaba ufite uruhare ku itorero, ukaba uri mu itorero, ukaba uri no muri Israheli, ukaba uri mu ijambo, ibyo bintu bitatu bitajya bihinduka. Hari umugambi w'Imana, hari na gahunda y'Imana ngari ku buzima bwawe. Imana izaguha umugisha. Ku iyo migisha yose muri ibyo bintu ni yawe. Tangira uyishyuze, tangira ubwire Imana ngo rero Mana ndagushimye kuko wahamenye. Reka mbasengere. Mwami Yesu Kristo,
ndagushimye kuko wamenye kera ukampuza n'amasezerano ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, warangiza ukampa ijambo ry'ubugingo, ukanshyira mu itorero nka bumwe mu bubatsi, ndi umwe mu ngingo zigize itorero. None Mwami Imana yacu, ndaguhamagaye kugira ngo amasezerano yose ari muri kino gitabo abe muri ngiye kugira ngo nkore ubushake bwawe. Niko nsengeye abantu bose banteze amatwi kugira ngo Mana ibyo wavuze bihuzwe n'ibi byo barimo, n'ibyo bacamo, n'ibyo bahagazemo, maze amaraso yawe yongeye kubatwikira, abahe guhishurirwa imbaraga n'ubutware bafite muri wowe, kandi bamenye ko ari ab'agaciro biteye ubwoba birenze nuko babizi, bashe gutsinda Satani n'abadayimoni, mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera, amen. Kristo abahwe umugisha.